Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand nanone ugarutse. Uyu munsi nabazaniye mining imeze nka Sidara ariko ni mining nshyashya y'abantu bo muri Arabia Saudite. Niba waracitswe Sidara, murabizi ko Sidara iri hafi kujya ku isoko kandi izasohoka ifite agaciro kenshi. Niba waracitswe na Sidara rero, iyi mining ya Opal Chain ntigucika. Nayo nabonye ifite imigambi ikomeye cyane ishobora kuzaduha amafaranga menshi. Iyi mining rwose inama nakugira ni ukuyitangira, biroroshye, ni ibintu byoroshye. Ngiye kukwereka uburyo wafunguramo account n'uburyo wa downloadinga application, ubundi video itaha nzabereka uburyo wakoramo KYC. Murabizi iyo utarakora KYC rwose account yawe, abantu bazi bya Sidara umuntu utarakoze KYC mbere application igitangira nk'uku nyine. Gukora KYC ubu ngubu uragenda ukishyura ibihumbi 15 kugira ngo ukore KYC. Ariko ubu ngubu kuriya nk'ubu ngubu ukoze KYC nk'ubu ngubu bigitangira biba ari ubuntu nta kibazo. Nawe rero ikintu usabwa kano kanya ni ugukurikira video kugeza irangiye, kugeza ku munota wa nyuma, nkakwereka uburyo uri bufunguremo account ukana verify email, ubundi nkakwereka n'uburyo downloading application, twarangiza tugatangira tukayimininga. Naho ibi nabonye izagira agaciro kanini gakomeye cyane. Reba nk'ubu tuno mfite reka nkwereka agaciro dufite hano. Tuno 39 natangiye ejo bundi, tungana $1.95. $1.95 amafaranga uzi ukuntu ari menshi, agira mu bihumbi 2500 by'amanyarwanda cyangwa 2400, kandi just ntabwo na mining igihe kirekire, nta nubwo binagoye. None wibaza mining igihe kirekire, tuvuga mining nk'amezi nk'atatu, urumva amafaranga wamaze kugeramo kugeza igiye ku isoko ukarya amafaranga menshi cyane. Twagiye sasa, niba ari ubwa mbere ugeze hano, ibuka gukanda subscribe unakande like, nawe hasanzwe wibuka gukanda like kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zanjye. Reka nze nkwereke uburyo wafunguramo account n'uburyo wa downloading application. Uraza ukande kuri link nasize muri description na muri comment. Link ndayisiga muri comment. Umuntu wibura muri comment anyandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero nasize hano kuri screen, ndabimufasha. Ubundi urahita uyikandaho tifunguka gutya. Nifunguka gutya arahita bakuzanira akantu kameze gutya, uri bwandikamo ibintu byawe bikuranga nyine. Irafungukira kuri Chrome cyangwa kuri browser. Wandike amazina yawe ya nyayo, amazina yawe yo kwiranga muntu, iribanza kwiranga muntu ryo banza tukurikizaho ririye. Ngi impamvu ndashyiza ibindi bintu bizina byanjye nuko ari yo kuberekeraho nyine, kuko habiri username urandika nyine akazina kawe kakabyiniro ushaka nyine. Wenda witwa Manuel, ushobora kwandika Manuel 250 rwa. Email urahita ushyiramo email usanzwe nyine ukoresha, bari buverify nyine uzajya ubona amakuru yawe igihe bagiye password biki byose. Password hano rero nabwo password ukereya password ikomeye ku buryo nta muntu wakwiba account yawe. Ngiye impamvu iyi ngiyi niyo kuberekera nyine mbere ku buryo umuntu afungura account, n'ubundi iyi ngiyi ndaza guhita nyisiba nta kibazo. No munsi nawe uhita wandikamo ya yindi isa nka ya yindi neza ku buryo nta makosa ari bubeho. Numara gusoza kwandika biriya, urahita uza kuri kano kantu ko hasi, I agree the term of use of privacy, uvivuremo kandi havivuke. Numara kubisoza uhita ukanda handitse ngo register hano uhita ukanda utegereze gato byarangiye. None hano uhita urogingamo, none ubwo wamaze gufungura account. Email wakoresheje ndi ukoresha uroging ya email nyine uhita uyishyiramo, nurangiza password uhita wandikamo ya password wakoresheje ufungura nyine. Murayibona ko ari ya yindi, uhita ukanda ariya ko remember me kugira ngo nyine igihe ugiye kwinjira muri application badahora gusaba kuroginga. Nirangiza irahita ifunguka gutya.
utegereze gato yari tukanda hano handitse claim. Hano niho uzayicaho ugiye kumayininga mu gihe amasaha 12 ashize. Umayininga buri masaha 12. Hazajyazaho utuntu tw'utu ads nyine twa tuntu twamamaza, uzajya udukuraho nta kibazo, uzajya udukorozinga bisanzwe. Ariko iyi mayiningi ndayibatuye ni iya nyayo, imeze nka sidara neza abantu bazi sidara. Nurangiza hari utundi tuntu ugiye kwereka tuzukanda handitse explore. Sorry gato hajemo ibintu byo kwamamaza kabikuremo. Utuzo bikandira handitse ngo explore kuri kantu hari hasi. Uhakande uhita uza hano handitse ngo izo dashboard. Ngiye kukwereka uburyo verify email yawe, kuko iyo utara verify email account kuyisiba nibe nta kantu koroshye. Iyo imaze iminsi itabara verify email account barayisiba. Ubwo nawe urabikora nyine ugifungura account ako kanya. Kadukureho ibintu bi ads kugira twikomereze. Ukanda kuri izo dashboard utegereze gatoya. Urabona ko handitse ngo not verified. Hano urabona ko handitse not verified. Urahita uza hano handitse ngo send verification code. Tegereze bayohereze. Barahita bayohereza. Urabona ko code sent nyine bamaze kuyohereza, rero tujya muri email kuyireba. Ugire muri email utegereze ko bifunguka. Nibimara gufunguka ugende ukora refresh. Hari igihe message bitaraza cyangwa banayohereje, ahubwo ukajya ukora refresh gusa bisanzwe ugategereza ko code iza nyine. Hari igihe ubura code ujye kureba muri hano handitse spam nawe wayiburamo ugakomeza ugategereza gatoya nyine. Tegereze gatoya. Ntago bitinda cyane. Mbabwira ko iyi mining niyo mining ukwiye kwizera kano kanya. N'izindi mining nyinshi nzagenda bahereza, muzambaha mining nakuri ubushakashatsi namenye ngo yavuye hehe, yaje mu buhe buryo, bimeze gute. Iyi ni y'abanya Saudi Arabia mu mafaranga. Ubwo nawe nutayikurikira ubwo ngubwo uzicuza nk'uko abantu bicujije kuri payi. Urabona ko ya code yaje urahita uyishyiramo. Nurangiza ubona ko yageze muri tukanda verify. Kanda verify. Urabona ko email yamaze kuba verified nta kibazo. Urabona ko nta kibazo. Dore uburyo uri bubone application. Uraza kuri turiya tudomo dutatu hejuru. Tuno tudomo dutatu. Nurangiza udukandeho. Mu kudukandaho uzamura ugere hano handitse ngo add to home screen. Kubera ko application yawe itaragiye kuri Play Store, hari aka application gato baba bashyize hano kano. Niho ukoresha ugashyira muri telefone. Urakandaho hano uhita uza hano. Urahitamo ako ushaka. Ariko ibyiza no guhitamo kano ko hejuru, kano kaba ari aka app nyine kabo. Uhita ugakandaho. Ukigakanda urahita bagusaba ngo install nyine uhita ugafungura. Ariko njye namaze kukinstall. Njye namaze kukinstall dore ngaka muri telefone. Dore ngaka. Rero niba iyi video igufashije, kora subscribe, ukande like. Niba utarigeze ukora subscribe nyine ukande like, muri comment wandikemo ikintu naza gukorera ubutaha muri video. Buriya ufite ikibazo byaba byiza ugiye cyandika muri comment, kandi abantu mufite ikibazo cyari cyo cyose munyandikire kuri WhatsApp mba nasize kuri iyi video, nabafasha. Turi kumwe. Ciao.